wambabariye ukamvira uruhande ngufite no kurinya dore kumambagare bantu wabonye none kintu ushaka ni igiki nyine mwande so nyakuru hari ahuze abantu benshi nanjye rero ndajya mitemo nikomereza urugendo rwanjye aba basista twari gukomezanya nabo sibyo kuko nagaca ka 8 nimba nambika n'umwana wanjye kubyara ibyo ngibyo abanyarwanda banga kumfasha bajya ngo ni joke niki byo nabati njyerewe nimba banze kumfasha reka nigarukire iki mu butsinga nde kubona nazabona ikintu ngo ngwino muri ibi nibi vraiment njye nabo nzahamagara buri muntu yike ikimubabaje sibyo buri muntu nikimubabaje yego nawe niyumva ari ibintu ashaka yego iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent ntekereza urugendo rurerure mwagenze kuva mu buto bwanyu mwakabeje gukundana I love you so much come to me je t'aime trop nalingo mingwana manzi na Innocent nukuri ndabashimiye mwahisemo neza nukuri muraberanye manzi na Innocent songa mbere turabashyigikiye reka ngusuze kandi wifurize ibihe byiza wakoze byo Manzi na Innocent TV nawe utarayikora ndizera ko ugiye kwikora bya tujye tubana 5 kuri 5 ndi kuvuga nirukanka kamera matunga hari haruguru gira vuba impamvu ndi kuvuga niruka hariyo Matsiko ari gutega moto agiye kwirukanka sinzana agiye kwiruka hariho reka tugende tumubaze agiye gutega moto ajya hehe ubushize nkuko mwabibonye Matsiko twamufatiye mu isoko ntazi ibintu arimo gukora uko muri kubona mwabona agiye gutega moto ntabwo byoroshye bibiri ayose umwana nisiri nasuko njyanye noza basubana njyanye sabo mweyumve kintu kikiwerewe ari mu rugo sibyo kugagije nikabo gawanchanga Mire murugunga ni hari hafi sibyo umvikana moto hari ni hafi murugunga so gucano tugayengo cya mugakinje no mukano ko twatugeze ni magana rero magana ni kumjyana ibo nwa naho kugera mu rugo ni murugunga ara mu karompo nyonga n'ukeza nimba utabishaka nari yifatanye moto nuko ndandi muri kumamagana mfate bo mutipe ngiye kureba no kugenda ugasambuza yanze no gufata phone ugasambuza n'amafaranga Matsiko wiriwe tatano nago nayago ni amafaranga 800 Matsiko wiriwe umeze tese sinambaze iki ugutega moto ndimo guteganya na ugiye ngiye mu rugonga ku kadeji ugiye gutega niwe hano umutipe ngiye gusora ugiye gusora umutipe yego ni umutipe ugiye gusora yego ntasajya ngiye kugusora wowe ngese si ndo umutipe wanditse wambabariye nyine nase ikibazo mfitanye nawe hari ikibazo mfitanye nawe ubugisha ukore nimba ndimo gutega motari ngiye mu rugonga ari uwo ngiye kureba sinshaka kukureba wowe nese ubwo motari aragutwara kugeze nose urajyanga ngushe nzira se nyine uri gutega moto bukuragiye ndagiye nyine nese ubgurisha nose nambaye nabi vraiment sava to nambaye nabi kono uvuga nambaye nabi ubu moto wicaye utera umwaka uwo nguwo nose ndite mwaka nambaye ubusa kusemana kasikara yakomeye ngiye nose nambaye ubusa ego wambabariye nkitegera moto wambabarira achoza dufitanye nje nawe ngewe genda gusuhuza none urifuze iki ushaka iki nasambu ngabana na oya nta kibazo uyu muntu nkuko mubizi cyangwa se nkuko musanzwe mukurikirana uko biri kose muherutse kumubona mu masoko yateje akavuyo akaduruvayo none nimba naragateje sura rya bakora iki
barire se ushaka kurira yego nibarire ushaka kurira nibarire nese umuntu uje gutega moto aza yambaye je gutega izindi sirira kunaniye muvugana n'umumotari gute se urimo kuzinyakirizaho ntago ndi kuzikwakiriza mwese waretse nkigendera ahubwo ngiye ndagira ngo tuganire mutaramusanze uri gutega moto sinzi wenda ngo ugiye he sinzi ngo ubahe sinzi bimeze bite sinzi gahunda zawe uko zimeze ndagira tuganire bose yakoreba ngiye ndagira tuganire uteze no kuzahamenya n'umunsi n'umwe n'ikindi gihe uzaza ureba ibyo mu rugo rwawe hari icyo bigutwaye kuba twaganira se nganira nawe kubera iki wamamagaye usanze nima kwitagira moto n'igene abo muganira n'aba baguhamagaye yego mamagara undi ati Matsiko Keza urihe maze mwitabe kuri phone tuvugane muni ngwe gahunda tubonana muhumwoyo nusuri ifuze ki wanje geraho wambabariye ukamvira uruhande ngufite no kurinya ndore kumambagare bantu wabonye none cyo ndushaka ni igiki mwene mwanditse ese nge ndashaka kukubaza ndashaka ko tuganira ushize abanyemye umwanya ngo tuganire kubera umutekano mu cyo wari wateje baragukingirana tubure ko tuganira ese uri kwigira ibi nyama ko byo nakabango bango wabonye bango wawe nyegera reka oya da reka hoshi tiko nuko reka chupu tiko sinambaze nuko no ngute star umunsi twaraye mu kimanso kwama abana basondaga nanjye nkasonda basundaga nawe ugasunda ba my stage njya kuri stage noneho bashyiragamo bendo naye nkagira gake yego bashyiragamo bendo naye nkabyina ka bendo genero bendo kandi reka tiko nako twabyinaga wanjye nuko uhisemo kugenda n'amaguru ndagenda n'amaguru none kintu nshaka n'iki wambaje kwigendera yego ntago nakubuje siyo wamaye amahoro siyo chote neza siyo gaterwa amabyi ku munwa neza se ni umugore ako nubwo uri kigufi tuzituvugisha uko ubu ureshya nanjye oya ndagusoma yego uransoma ariko ni mugore yego we uzonyita Matsiko Keza siya I love you babe I love you too sheri wanjye nimba ngupfukamira kubya ko nkukunda uvugamira neza byumve ko nkukunda sibyo reka nese nako abonye abandi ko bapfukamira abandi nanjye ndagupfa ubwo Chris Valentine yego Chris Valentine manaraje tiko nagupfukamira nuko bonde bank tita kuyisusara twa amatwi gendere dukambe tegera amasari mari ngendere ruka ase ngubutumye bagongana nk'ubwo waburi mu bicyo kigoryi nyine ngubutumye bagongana waburi mu biki rero ubwenge bwawe burasekeje ngubutumye bagenda waburi mu biki babagongana ubonye intambara aribariye hano Sumu ikintu gikigoryi nk'ubu kiba kirimo mwarumwe rero ntago biba byoroshye none byamatsiko akabigasigaye gasekwa mwake mata nago rutumya kore manuka mata banwaye mata no tware iri daimo mata nawe banza kunywa niba ushaka gaterwe no wajya toka nose yaretse kanwa abashomwana agiye moto ko nabuze amafaranga oya da reka nibyaba bashubane Reka bari bakobwa gakurutwa oya wari so wasaze mwa reka bashu wasaze nyine waretse nyivugana n'abashu mubu izusara gano kanye bora nabashu bagenzi banje oya da nose abakobwa bakubonyemo igini rero igini bareba ndigini rata kandi bari kubonyemo ego rata zuyusuba kamera oya reka nigane reka kamera ntabwo natugiye waretse rusari kubundi buri mu biki Marabona ngo ndo umuhungu genda kamera mangu natujya yego umva nibaguhinde baduha amahoro uyu muntu uri kumva ari sawa buri wese n'amahitamo ushimye uburyo yahisemo se birakuryaho uburyo yahisemo
urabishimye wenda mu buryo bumwe cyangwa se bisanga ari bibi ku bandi bantu ariko pana we kandi urasaba nyuzwe aya mahitamo aba yari musaza wawe wayahisemo byaba bimeze bite okay byanyafectaga mushiki we kuba ego naba ndi sister byakwafecta kandi nabi gusa nyine ku ruhande rwiwe abonke yoronkeye hanyuma wowe wumva bimeze bite mbabarira uduhereza amakuru ubonye nk'umuntu umeze gutya ugasanga wenda ari musaza wawe ubaye ameze gutya urabona nyine ni mugenzi wanyu nta kintu yakwimarira ariko abaye n'umusaza wawe umeze gutya wabifata gutya usibye kwiheba nta kindi usibye kwiheba nta kindi yaba we matsi ngahibaze bino bintu ntabwo yakwiheba kuko ni umukobwa mugenzi wanjye buri muntu akubwiye ngo namusi abaye ari musaza we none ari musaza we yabyakira ntabwo aba yariremye by the way nuko yavutse agasanga ni umukobwa ni nkuko ari kuntu ari kuvuka agasanga ni umuhungu nose kukibo bavutse bose bakavuka ari ibitsina bitandukanye ese ko wagira ngaho bagiye nawe niho giye kugira nyine tungiye ndimo kubona nari ngiye gutega kandi naguca aha wakomeje kungendaho wowe uratega kugira ngo abantu badahurura badahurura ni igihe nose usibonye ko hari huzuye abantu benshi nanjye rero ndajya mpitamo nikomereza urugendo rwanjye aba basista twari gukomezanya nabo sibyo kakubwa n'agace ka saa munani n'imvura irimo koga ngurira ikigoryi gaswe n'indimo kunuka ntawe ugutuka ntawe ugutuka none se buromba nkubwire ndi ikigoryi erega buretse nkubwire matsiko oya rekuriya kuko abantu bose babyumva bitandukanye umusaza wenda ninjye wakamuganije nkamubaza Matsiko aragufotoye reka nkubwire rero Matsiko reka nkubwire ikintu utazi abantu bose babifata uko babyumva nka buriya hari umuntu ushobora kubona ibintu urimo nyine ntabyakire nkanjye ahangaha n'abandi badukurikiye birabiza amakomenti yose ukabivuga hari n'ababibona bakavuga bati ni uburenganzira bwanjye ibi bintu ubona uzabivamo ni uburenganzira bwanjye kuko njye nakubye ngo nabona ifuri nabona nshishikaza kujya mu butinganyi kandi ikindi abatinganyi ntabwo umuntu azaremwa ntabwo azabuzwa uburenganzira bwe bw'uko yavutse natwe turi abantu nk'abandi icyo kintu ntakikubwiye nagize no kukikubwira inshuro nyinshi icyo mfa ko nuko ninjya kuri social media nuvuga ati urubyiruko mujya mu butinganyi ibyo nzabihanirwa n'amategeko njyewe nawe mbishishikaza kandi ahubwo ikintu nsaba leta y'u Rwanda ikintu nsaba leta y'u Rwanda ntabwo nshaka ko ari abantu bazaza badutuka kuko nimba umuntu uciyeho akagutuka nk'urunutse akagira ute mu maso agomba kubihanirwa nimba Imana yaramuremye agasanga ni umusore wenda mwiza cyangwa iki ntabwo yakabaye natwe dutuka kuko natwe turi abantu umuntu uzabyara umwana utavuga se uzaza uvuga ngo nabyaye ikintu tutavuga reka nshukure kiremarema cya kigoryi oya nawe bari umuntu ufite ubumuga nguko niko wavutse umva se byaje nyuma sibyo ariko byose ni agahinda agahinda rero ko gatuma ujya muri ibi bintu wagakuye wagatiyego tugiye kuganira noneho byanya ako gahinda wagatewe n'iki gatuma ujya muri ibi bintu dore impamvu mfite agahinda katumye nsubira muri murabizi ko narasabye imbabazi tujya kwa mama nsaba imbabazi ngenda bizi inkuru yawe narayikurikiye bashiki ba mushikanyira mutenda wisanze ugarutse muri ibi bintu gute yego dore ko nabigarutse mu njye natse ubufasha abanyarwanda banga kumfasha mbona Bella agiye kubyara harimo n'ababonye ejo ndi twana na serere ndamukubita abaguye igihumure inda y'ibigeze ikibazo tujya kwa muganga inda ye ibigeze ute inda abyara umwana witabye Imana ibyo bintu inda ya Bella yavuye yego yitabye Imana rwose arimo kubyara kuko yari yahungabanye nyine yikubise hasi umwana agira ikibazo urumva kandi ikindi natsaba ubufasha abanyarwanda mbabyati mwamfasha nkabana n'imyenda yo kuba nakwambara cyangwa ngambika n'umwana wanjye kubyara ibyo ngibyo abanyarwanda banga kumfasha bagira ngo ni joke ni iki byo nibati njyewe nimba banze kumfasha reka nigarukire iki mu butinganyi ndayo kubona nazabona ikintu naha mushiki wawe wowe waje mu butinganyi mu gushaka amafaranga yego kujya nibone icyo ariko uyabonye nabivamo none se urajya mbigenza none se ubikuyemo nk'indwara ayo mafaranga wabona yakuvuza ntabwo yamvuza ni nkuko tujya turwara nyine wenda n'izo ndwara zitateganyijwe ukumva ntabwo byabura mu buzima ariko mu buzima bwanjye nzi ko
Imana niyo nkuru, Imana niyo iturinda. Igikondo ugiye kuri gutega amamoto menshi uvuga ko ugiye Igikondo hazwi nko mu Rugunga kwa Jeje. Yego. Igikondo ugiye kuko hano turi ku Gisozi. Igikondo ugiye kuhakora iki? Ese uba hano ku Gisozi cyangwa nibera hano ku Gisozi? Ugiye gukora iki mu Rugunga? Hano umutipe nyine wamamagaye ngiye kureba. Umutipe waguhamagaye. Ese uwo mutipe iyo aguhamagaye wowe uragenda ugakora nk'ibyo umukobwa n'umuhungu bagakoze? Cyane rwose nanishimye. Unishimye? Eka. Abikora ate rero? Oya nyine wumva uragenda ugakuramo imyenda bagana ku gitanda nawe akakugenda. Ugahena? Yego. Nyuma yo guhena bigagenda bite? Nyine agakora ibyo akora akagwa amafaranga ukabona niyo mibereho ukitahira. Ubona buno buzima uzabubamo kugeza ryari? Ubuzima burababaje kandi buteye n'agahinda. Nuko n'umuntu yakubufasha abantu bakajyanisha akabarimo ariko yabiteye agahinda. Hanyuma se kwakubufasha wowe umuntu agufasha uri ikimuga? Kuya ntabwo ndi ikimuga. Cyangwa wahisemo kwicuruza kugira ngo ubone imibereho? Akazi karabuze. Kaburiye he? Ibiyede ntabwo bikibaho. Ikiyede ntabwo nagishobora. Inyubako ziba ziri gukora. Ikiyede sinagishobora. Ntacyo washobora? Waretse nkigenda. Moto wanjye washobora iki? Buretse gato. Reka tubanze tuganire. Umumotari uraza kumufasha. Ndashaka umumotari anjyane. Reka tubanze tuganire. Umumotari uraza kumufata, sibyo? Hano imbere hari abamotari ariko none wanditse. Dore ngaba ari abamotari. Nase wanditse. Reka nyine tugende tuganira ufata abamotari hari. Hanyuma Matsiko, kano kanya njyewe ndashaka, uri kumva? Njyewe ndashaka abantu bamenye ukuri kw'ibyawe byose uko biri kose, bamenye ukuri kw'ibyawe byose. Reba muri quartier ni ikibazo, urasohoka abantu bose bagahurura bakibaza ese uyu muntu hano mu Rwanda baracyahaba? Ibintu byawe muri iki gihugu barabikwemerera kubikora? Oya njyewe. Ikindi cya kabiri, kubera iki u Rwanda rwacu ni amahoro? Abandi ko bagerageza wenda bariho barabonekana, ariko ko bagerageza bakambara imyenda y'abagabo, nubwo ibyo babikora wowe kuki utagerageza kwambara imyenda y'abagabo? Buri muntu na monsiyo ye. Buri muntu na monsiyo ye. Kandi buri muntu akore icyumva kimurimo. Ikibi nje navuze ni uguhamagara umuntu ngo ngwino muri ibi n'ibi. Vraiment nje nabo nzahamagara. Buri muntu n'icye ikimubabaje, sibyo? Buri muntu n'ikimubabaje. Yego. Nawe niyumva ari ibintu ashaka, yego, akatenga bimuhasemo atariga, bimuhasemo atari kayuse atarinze. Vraiment uburenganzira bwe. None si buko Sikovia buretse Sikovia ko yagiye kuri Kiramani agatuka Kiramani ngo akubita abakobwa ngo bambaye ubusa. Yaravuze ati buriya ni uburenganzira bwabo bwo kwambara ubusa, ni uburenganzira bwo kwambara uko ashaka. Nanjye rero ni uburenganzira bwanjye bwo kwambara uko nshaka. Kubera none wajya wambara amakabutura nkatwa kandi akubye ko umuntu n'uburenganzira bwe. Hano uburenganzira bwo kwambara amakabutura. Yego. Chaka nakwambara n'ikariso nkagenda cyangwa mucokopa yonyine. Dusoza tukureke wigendere. Tureke kujya guteza n'akavuyo mu muhanda kuko hari ahantu mu muhanda dukomeje akavuyo kaba kenshi ugasanga abantu baragonganye, ariko kugira tukureke wigendere. Niki wabwira abantu badukurikiye? Kubera ko uko biri kose Matsiko wari warakijijwe, ibyo bintu warabivuyemo wambara amapantaro. Narabibabwiye nge nabaye nimero yanjye ndabiye ati nimero yanjye ni 0780386385. Wenda mu umuntu washatse kumfasha akabona amazina wenda azwi nka Matsiko agasanga ntago ari yariho kuri iyo nimero yanjye. Nanagufashije ibyo bintu wowe wabireka? Nje nabireka, nje nabufasha bamwe. Ikintu kimaza mbere wabikora bivamo nyuma nabufasha bagwaye. Nabwo buretse abamamagaraga bamyango bajya kumfasha myango twaje tugafasha nimero muri mobile money yewe bikarangira aho ngaho. Ese ubayeho kugira ngo abantu bagufashe? Nje nagahinda ka mushiki wanje mfite agahinda ka Bera inda ye yagize ikibazo. Uriya mwana nari mukeneye nubwo nabufasha nabonye bwo ko namufasha nabushobozi nanjye nari mfite aho kuba ni ikibazo naho kuba mfite abantu no kuncumbikira. Ngenda ndaraguzwa aho mbonye hose nano ku Gisozi mba kumuja mucumbikiye ejo yanyirukana n'ejo bundi. Vraiment ubu uri kwicuruza kugira ngo uwo mujama we abe wenda yagufasha ubwo buzima bugahinduka cyane. Mbone nayo kumuha yo kwishyura inzu kamwe ati nagwa ba mu nzu yanjye utagira ute utanyishyura
yego none namubwiye ati nabi nzaza nshakisha Okay. yego wandika nkigendera ntabwo biba byoroshye mw'abantu mwe hari igihe ubuzima tubayemo bushobora kudukoresha ibintu bigiye bitandukanye uranyemerera nzaganirize imiryango yawe se ninyibona ariko nzaganije imiryango yawe na mama wa Bella bagufashe ibintu bihinduke na mama wa Bella ntabwo ari ibyo turimo genda reba imiryango yawe nta kibazo ndabikwemerera urabinyemereye hanyuma rero nanjye ubwo ndakomeza nkurikirane amakuru yose uko yakabaye uyu muvandimwe ave muri ibi bintu kuko bino bintu ntabwo ari byiza mw'abantu mwe murabizi neza mu minsi yashize uko byagenze muri Amerika igatangira gushya kubera ibi byaha bigenda bikorerwa Sodoma na Gomora ikintu cyagiye kibayo byose mwarabikurikiranye murabibona icyatumye Sodoma na Gomora bigenda kuriya na indi mpamvu nibi byose kwigira umugore uri umugabo kwigira umugabo uri umugore ibi bintu ntabwo ari byo kandi nta n'ikintu waba uri kwigisha urubyiruko uko biri kose rero turakomeza tubikurikirane hanyuma ibi bintu biraza guhinduka yewe ndatuza mujya munyandikira cyane mu makomenti mumbwira ati ibintu wabiretse ukabavinyuma hano bantu ko badasengeye ariko nge ntago ari uko nteye ku mutima mfite nakomeza mbagendeho kugeza igihe bikemutse bitunganye nawe rero nkorera subscribe like share na comment tujye tubana umunsi ku munsi Manzi nk'ibisanzwe iyi ni Manzi na Innocent TV turabako